Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi biteho aho muherereye hose. Imana ikomeze ibiyereke. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni cyawe. Mana tugeze mu mwanya mwiza wo imbere yawe, twese tuboneze rwose, twejesha amaraso yamenye ku musaraba Golgotha. Kimara kutubabarira, tugwaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, naba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 88 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Singira ikizankura nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso de. Nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye, maze Yesu aranzura kandi ni unkomeza. Imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana usanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere kuva ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 27. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kutihutira kuvuga n'amahirwe aterwa no kumvira. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kumva gusa mwishuka, kuko umva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo.
atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira niwe uhabwa umugisha mu byo akora. Umuntu niyibwira ko ari umunyadini ntagenge ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'umuntu riba ari ubusa. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana iri kutubaza ngo ni ukubera iki twumva ijambo ryayo cyangwa dusoma ijambo ryayo cyangwa twumva ubutumwa bwiza tukabyumva, ariko ibyo twumvise tukabisiga aho ngaho, ibyo twumvise ntitubikurikize, turumva ariko ntidushyire mu bikorwa. Imana itubabarire kandi tugirire neza. Twumva ijambo ry'Imana ahantu hatandukanye, ikoranabuhanga ryarabikemuye. Umuntu yumvira ijambo ry'Imana kuri radiyo, akumva ijambo ry'Imana mu rusengero aho asengera, umuntu akumva ijambo ry'Imana kuri YouTube. Ijambo ry'Imana hari n'igihe ugenda mu modoka ukumva umuntu ari kubwiriza, ariko dufite ikibazo gikomeye ko ibyo twumvise tutabishyira mu bikorwa. Turumva ariko ntidukore. Imana itubabarire kandi twisubireho. Ni ukuri tujye twumva ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho kandi tugishyire mu bikorwa n'ibyo Imana ishaka. Ngo ariko umuntu wumva ijambo ry'Imana cyangwa usoma ijambo ry'Imana akarisiga aho ngaho, ntakore ibyo rimusaba, ngo ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo. Ngo iyo umuntu yirebeye mu ndorerwamo akireba mu maso, iyo amaze kugera hirya ariyibagirwa. Niko n'umuntu rero wumva ijambo ry'Imana cyangwa ubwirwa ijambo ry'Imana ntarishyire mu bikorwa, nawe ni uko aba ameze. Imana itubabarire rwose, mureke twisubireho. Icyo ijambo ry'Imana ridusaba aricyo dukora, dukore ibyiza kandi dukiranuke kandi dushyire mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rivuga. Ni ukuri kandi umuntu rwose, buri muntu wese aba akwiye kwisuzuma akareba, kubera ko birakwiye ko tugira ibyo duhindura, kuko muri iyi si turi abashyitsi, kandi ntabwo tuzayihoramo. Kandi ngo Umwami Imana naza, ngo azaza nk'umujura. Tugomba guhora twiteguye rero dukora ibyiza, kubera ko ejo ntabwo tuhazi. Nimureke dukore ibyiza, dukore ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Kandi ni ukuri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo idini nyakuri ntago ari ukuvuga ngo nsengera ahangaha, ntabwo ari icyo ngicyo, kuko umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo buri muntu mu itorero ngo abe uwejejwe muri ryo. Ahantu hose usengera, ahantu hose uri, ni ukuri uba uwejejwe, ukiranuke muri byose, kuko Imana icyo ishaka cyane ni umutima wawe kurenza ibindi bintu byose. Imana ishaka umutima umenetse, Imana ishaka umutima uciye bugufi, Imana ishaka umutima wawe. Ubwo rero idini nyakuri ni uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni uko usura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Niryo dini nyakuri, niryo dini ritunganye imbere y'Imana. Naho hariya duteranira ni ukujya mu nzu y'Imana nyine kugira ngo duterane, dukore amateraniro y'abera, twige iby'uru rugendo, ni ukuri kugira ngo dukomezanye dufatanya amaboko. Ariko ngo idini nyakuri ni ukuri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, ndetse tukirinda no kwiyandurisha iby'iyi si, kubera ko muri iyi minsi ni ukuri birakomeye. Muri iyi minsi niba mubona ko ibintu byahinduye isura, viziyo imeze nabi. Abantu bavuga ngo viziyo, turi mu iterambere, ugasanga abantu bahugiye muri ibyo ngibyo, ariko abantu ntibite ku iherezo ryabo. Nimureke rero tureke kwiyandurisha iby'iyi si,
kubera ko ibi ngibi ni iby'igihe gito, ibyo mu isi tuzabisiga. Kubera ko ngo Yesu ngo acira abigishwa b'umugani, ngo arababwira ngo hariho ngo umutunzi w'umupfapfa, ngo uwo mutunzi w'umupfapfa ngo arahinga, areza, yeza ibintu byinshi cyane, ngo ariko igihe cyo guhunika kigeze, ngo aravuga ngo se ko aho guhunika ari hato, ati ndabigenzane, ariko ndasenya nongere nubake nkore hanini, ubundi mpunike imyaka yanjye. Ati umutima wanjye uzaba unezerewe, umutima wanjye uzanezerwa, ati nzarya nambare, ati igihe kirekire nta nzara. Ngo ariko ngo Yesu ngo aramubwira ngo wamupfuwe, ngo iri joro uri buve mu mubiri, ngo iri joro uri buve mu mubiri, ngo none se ngo ibyo bizaribwa nande, ibyo bizaba ibyande? Ngo kuko ngo yirunzeho ubutunzi bw'isi, ngo ariko akibagirwa ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza rero, nimureke iby'isi byo kudutandukanya n'Imana, mureke ni ukuri dukoresha igihe cyacu neza, kubera ko iby'isi ni ukuri ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Nimureke ibyo by'isi, ibi biri mu isi, iyi viziyo yo kudutandukanya n'Imana, ahubwo turusheho gushaka ubwami bw'Imana cyane, kubera ko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Nimureke dukore imirimo myiza, dusure abapfakazi, dusure imfubyi, dusure abababaye, kandi dukomeze twirinda kwiyandurisha iby'iyi si n'iby'iyi minsi, kubera ko ntabwo byoroshye, ariko icyabidushoboza ni ukuba imbere y'Imana dutunganye, dukora ibyo Imana ishaka. Imana itugirire neza rero, nimureke dukore ibyo ijambo ry'Imana ritubwira, ko kubivuga ku munwa, hari ababivuga ntibabikore, Imana itubabarire. Twe kubivuga ku munwa cyangwa twe kubyumva gusa, ahubwo tubishyire mu bikorwa, twe kuba nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo yagera hirya akiyibagirwa. Imana itugirire neza, kandi dukomeze dukore ibyiza tugifite uburyo, twirinda kwiyandurisha iby'iyi si. Imana itugirire neza. Umvaga ari ijambo nabaganirizaho, mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, dushimye Mwami Imana ko uduhwituye. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ndumva mbuze imbaraga. Ni ukuri natwe duciye bugufi, kubera ko tutakoze iby'ijambo ryawe rivuga, iby'ijambo ryawe ritubwira. Turakwinginze kugira ngo tweze utuboneze rwose. Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe gukomeza ijambo ryawe mu mutima wawe, mu mutima wacu. Mwami Imana, turakwinginze kandi uduhe gukora ibyiza tugifite uburyo, uduhe gusura imfubyi n'abapfakazi, uduhe Mwami Imana kutiyandurisha iby'iyi si, ahubwo uduhe gukoresha igihe cyacu neza. Ita ku bankurikiye, ubaha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, kandi nabo ubasanga ukomeze ubaganirize, bakora icyo ijambo ryawe ribategeka. Kandi Mana igira neza, Mana ikomeye, uburinzi bwawe bukomeze bubabeho, amaraso ya Kristo abatwikire, imbaraga z'Imana zibane nabo, ubarinde umubi n'ikibi mu izina rya Yesu Kristo. Ubahe gusoza umwaka neza, kandi uzabahe gutangira n'undi neza. Mana, turakwinginze kugira ngo abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, bakoze kugukoye gukiza. Dusengeye umurimo wawe kugira ngo ukomeze uwagure mu izina rya Yesu. Ugabanya abarimbuka bongera abakizwa, abatarakumenya bahe kukumenya, kandi Mwami n'abatumvira ijambo ryawe bahe kwisubiraho, ndetse n'abarivuga ntibabishyire mu bikorwa. Mwami, nabo bahe kwisubiraho. Ubundi Mwami Imana, kugira ngo dukomeze urugendo tudacitse intege. Data mwiza, dusengeye ubugingo bwacu kugira ngo ukomeze burindwe nawe. Mwami Imana, turindire ubugingo bwacu kurenza ibindi bintu byose, kandi turakwinginze kugira ngo ukomeze utwiteho, turwanire intambara tuzi n'izo tutazi. Mwuka Wera akomeze abane natwe muri byose, kandi Mwuka Wera akomeze atuganirize. Mwami Imana, ntutube kure. Urakoze kumvishe gusenga, ariko sinabura kwereka isi kugira ngo uyihe amahoro. Isi ibuze amahoro, Mwami yiha amahoro, kandi n'abafite intimba n'agahinda ubahe amahoro yo mu mutima. kandi Mwami Imana, batarakwakira nk'Umwami n'Umukiza, ubahe kukwakira. Urakoze kumvishe gusenga,
byo musenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze kubana nanjye muri uyu mwanya. Imana y'amahoro ibahe umugisha utagabanyije, kandi ikomeze ibazigame, ikomeze ibiteho, ikomeze ibahe gusoza umwaka neza, ibarinde ikibi cyose, ibarinde impanuka z'umubiri n'iz'umutima, kandi izabahe gutangira umwaka wa 2025 mumeze neza. Imana ibiteho, naho ubutaha, bye.